mu gihe bari kumuzana ababishoboye mwahaguruka. Barakoze, mushobora kwicara. Gahunda igiye ku indirimbo ya gatatu, kugira ngo nsabe Gode niba ari hafi azadufashe. Indirimbo ya gatatu turayirimba hamwe twese. We have come to the last part of the send-off of Pastor Mpyisi. We are going to conduct the usual ceremony. We are going to do some preaching. Yicaraga abamubonaga nibaherekeza amaso bajye babona Kristo wapfuye kandi akazuka. Where he was sitting, those who were seeing him wherever they sit, they may see Jesus Christ whom he served. Ubwo rero tugiye muri muhango, ndagusabye data mwiza ngo ufate imitima yacu. As we start this ceremony, we put our hearts into your hands. Niwe soko y'ibyiringiro. You are the source of our hope. Utari ku mitima yacu. Come to our hearts. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Because we are asking in the name of Jesus Christ. Amen. Amategeko yawe niyo meza agaragaza inzira y'ukuri ume Bibiliya kuko ari inezeza nyoborwe nayo mu nzira ntoya amategeko yawe niyo meza agaragaza inzira y'ukuri ume Bibiliya ngw'imbere by'ubugingo
umuryango wagize L'altro la mangio come vediamo non fa. Nyakirani byishimo nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye abadusezeye banyamena bitujya mu ijuru nta kiza dutandukanya cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye nzanezerwa mbonye uburanga bwe buhebuje amaso yake arabagirana nzajya musingiza mpimbawe n'urukundo rwe oya nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye azanjyana mu mudugudu nk'uko byanditswe mu ijambo ry'Imana nk'uko byanditswe mu ijambo ry'Imana as it is written in the Bible. Put the body, the casket in place. tukuza ijambo ry'Imana ngo ivu ku ivu ivu ku ivu umubiri kugeza ubwo Yesu Kristo azagaruka akawuvana muri iryo vu akamuzamura We follow God's word. ibyo byizero byacu Follow God's word and say ash to ashes and earth to earth until Jesus Christ comes back. azanjyana mu mudugudu kabamishavu niho nzambarira imyambaro yera nzaririmbana nawe n'indirimbo ya Mose cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye nkize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye Fasha, pass it around. Amakuru meza mwe mwana bagenzi bazerera kure iwabo Mungu mukiza Yesu akuzamu
kandi agiye kw'imingoma ye. Azaza ndabizi ko azagaruka, nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barebye bazakira umukiza naza kwima. Ibituro by'abera bose uko bangana, byose bizakingurwa rwose, nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barembye bazakira umukiza naza kwima. Nta kizadutanya muri yose nshya nziza, tuzaririmba uko twakize. Abacunguwe bazaba bavuye hose, baramya umwami wo mw'ijuru. Azaza ndabizi ko azagaruka, nuko Thank you. Can you take back the seats? abagenzi Mwongere mwicare. bose barembye bazakira umukiza naza kwima. Haleluya, amina, haleluya, iteka nitwitonda tuzaba amasonezerwa, kandi ujye wiringira, maze uzambara ikamba ryiza. Azaza ndabizi ko azagaruka, nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barembye bazakira umukiza naza kwima. Uzahora witeka uwo murwa, zose ni zahabu, inzira nazo nuko nta joro rihaba, n'amarira azabayo, nta rupfu cyangwa ubwoba, ibihe ntibibarwayo, kuko ntabwo bwira, kandi amarembo yaho ntabwo yugarirwa. Uruzigo shyiraho indabyo twese, turagira ngo abamaze kugera ahangaha abandi barabaza kubahagararira. Murakoze cyane. imyenda yose y'amabarira bihinduka umweru. Abadufasha indirimbo ya 45. Ume Biblia kutwari inezezanyo, orwe nayo munzira
우투사계시테가 우무대내서 무가나나미테가 이루문다웨마 요라바야라웨 우무가네나모 우수지기시모 이게 구구세가 마미리타게 곳에 바퀴에 구리에 대부투가미가에 비바리에 abaririmbyi barakoze babe hafi n'ubundi baraza gukomeza. Turagira ngo dusabe umwana ari umwuzukuru wa pasitoro Ezra Mpyisi, nawe akaba yitwa Ezra Mpyisi. Ubwo umwuzukuru we niwe ushyinguye sekuru. Pastor Ruguri, the child who is going to officially bury the grandfather, is called Ezra Mpyisi in real life. So, in our culture, he is doing it. Yes. Yeah, because it is. Twari tugeze mu cyiciro cyo gushyiraho indabyo. Muze mwese. Lakini abakuru tenango mushyireho. You are coming all together in one flower like your group. You come here. Ndagira musabe abuzukuru n'abuzukuruza nabo baze babagenere one flower. Abuzukuru ndagira ngo mumburize abari bari hano. Pastor atangiye kugarura umwuka ameze neza. Dukomeze tumusengere. I want to comfort the people who are here that our pastor, Pastor Ruhaya, is back to consciousness and is in hands of doctors. He's heading to the hospital now. Let's keep him in prayers. Thank you. Pastor Mpyisi Bible Foundation. mu itorero ry'Abadiventiste, In the Seventh-day Adventist Church, iyo bagiye gutangira urusengero, when we are going to launch a church, hari abo bita imbuto. there are people who are termed as seeds. Nibo bizera ba mbere iryo torero riba ritangiriyeho. Those are the first believers on which this particular church is built on. Ni muri urwo rwego rero aba tugiye gusoma. It is in that capacity that the few names we are going to read out Nizo mbuto z'iyi foundation nubwo hari abo yagiye azira. much as Pastor Mpyisi had personally given Bibles to the others, but these are the seeds of the foundation. Amazina amwe twayakuye mu ikaye yari yanditse n'ubundi ariko bari batarazifata. Some of the names we have on this list are names that we picked from the list that Pastor Mpyisi himself had written. Hari Madamu Yenzi Charlotte, That's my mother-in-law.
Madame Kanyamayaga Geneviève, Madame Kanyamayaga Geneviève, Muyenzi Charlotte, Madame Gasana Ruth, Gasana Ruth, Dr. Rufuku Charles, Dr. Rufuku Charles, Madame Rufuku Jacqueline, Madame Rufuku Jacqueline, Karomba Marc, Karomba Marc, Madame Karomba Alphonsine, Madame Karomba Alphonsine, Nyanzi Geoffrey, Nyanzi Geoffrey. Bashobora kuza hano kuzifata uko bavuga, hari umukobwa uzifite hano baze bazakira. Madame Nyanzi Specios, Nyanzi Specios, hari abapasiteri b'abasore baremereye pasiteri bavuze ngo nk'uko umuhanuzi Elisa yifuje kubona umwuka wa kabiri wa Eliya, nabo iyo Bibiliya izabafasha. There are a number of pastors whose names we are going to read. Jafet Ndagijimana, Pastor Japhet Ndagijimana, Ganeza Didier, you can hear your names. Karwanyi Etienne, Rugambwa Innocent, Isiraguma Abel, Ibivamunda Jérôme, Kayiduka Jennifer, hari ab'inzego z'umutekano bari hano, hari ukuriye daso hano Kamanzi Robertson, hari afande Ganza Ismael niba nyumva, hari Segatasha Viateur, Jandaga Livingstone na Madame dufite representative wa timu yaturutse Bugema University, Mrs. Bugema Vice Chancellor, please. Mrs. Kafero. Timu bazanye turaza kubashakira Bibiliya iri mu Cyongereza. Mrs. Kafero, we are going to look for the English versions for the whole team that came from Bugema. Thank you so much. Abandi niba ngombwa turaza gukomereza aho tuza gukarabira abakozi. For the others, if necessary, we shall continue. There are people whose